gusangiza abantu ubutumwa. Fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa. Uvuga uko atari nyiri kumutuzanira nta mutubwira. Ndabaje Orange agasura kwibuka nawe yitwa Gitezi Patrick, akaba ari Imana yabwiye ko tugiye kubana muri se yitwa Gipfizi, niwe Imana yamuhitiyemo nk'umwana w'itorero, yashatse kumutwereka no kugira ngo badutumire. Ariko reka dufite invitation y'itorero baduhaye iri ahangaha. Iyo invitation idusaba kubashigikira no kubana nabo mu bikorwa byose biri imbere. Ariko ngiyi bafite ubukwe bw'itariki 16 za kuno kwezi, ni ukuvuga ngo ku yindi samedi yo hirya barashaka ko tuzabana nabo. Bizaba biri Karigari, adresse tuzayibaha ku rubuga, turifuza kuko mwazabana nabo. Ariko reka Gipfizi nawe dutumire ku magambo ye, ko yaradutumiye ko nawe ubwo yahabaye nawe wenyine reka abyivugire. Sashimi. Turashimira kazi yanyu naduhaye, naduha umugisha. Amazina yavuze bamwita Gipfizi Patrick. Ntabwo twifuje ko tugera twifuza gufatikanya namwe, muzaze mutubere mu rubanza muzadushimisha. Reka dusabe Revera Mukumbuzi abadusahera umugisha asabira ubukwe bwawe. Reka tugusenga Imana. Imana duciye bugufi aka kanya kandi duhagaze hagati y'abana bacu babiri. Uyu munsi bamuritswe imbere y'itorero kubera ko bagiye gushinga urugo. Ni wowe wakoze umurimo wo kubahuza, ni wowe n'ubundi ugejeje kuri bamwe bagezeho. Mu izina ryawe Yesu Kristo tubasabiye umugisha, tubasabiye ibyo batarabona kuri uyu munsi kugira ngo uzuzuze. Bibiliya ivuga neza, avuga ngo ntitukagire icyo twiganyira, ahubwo ngo icyo dushaka kimenywe nawe. Turabasabira kugira ngo ubaje imbere nabo bagushe inyuma, kandi ubahe gukora iby'imbaraga. Turagushima. Ikindi kandi dusabye kugira ngo ukomeze kubagomorera umugisha kuri uyu munsi, kugira ngo bazogeze kuri uriya munsi wo gusezeranwa n'ubundi ukiri kumwe nabo. Turagushima kuzumvishije mu izina ryawe Yesu, amen. Murakoze, reka batambuke basubire mu byicaro, kandi Imana izabane namwe, komeze ibagirire neza, natwe tuzahagararana namwe mu bikorwa byose. Kandi iyo umuntu agutumiye ni ngombwa, iyo batumiye itorero abantu bumva ko batumiye abashumba, ariko ni ngombwa yuko namwe abakristo muzatahurwa.
arakoze ubu pasiteri wacu kutwiyegereza. Ikintu ushaka kubabwira ni kimwe, yavuze kuri mu dutagira akabibutsa ibintu byinshi cyane. Arazi ko tumukunda cyane, twaragendanye yaradufashije, turamukunda cyane. Amen. Amen. Ikindi ubu ntabwo turi perezida w'abayumbe, ubu narasezeye. Narayoboye igihe kirekire guhera 2016, ariko ubu narasezeye. Igiterane cy'ubushize nagiye Vancouver muri last weekend, yashizeho hirya nibwo nasezeye kuba umuyobozi w'abayumbe. Rero narakoze kandi namwe muzafatiraho nasigarisha. Intambwe nagezeho muzayongereho, nibyo nifuza kugira ngo umurimo w'Imana uzatere imbere. Amen. Amen. Asifiwe Yesu. Kandi nifuza ko abayumbe muzakomeza. Muvuge ngo amen. Ntimukagite. Ibyo mwatubonanye byiza muzabikomeza. Nanjye simvuyemo, ariko nzaba umuyoborwa iranyoborwe n'abandi. Imana ibamugisha. Reka turirimbe 167. Yesu niwe nihishemo, yabereye ubuhungiro, acagura amahoro, yabereye ubuhungiro. Yesu niwe nihishemo, acagura amahoro.
buriya usimbuka hano wuzuye wamusimbuka dukeneye kureba bano bantu bari imbere tuzine tuba turebana tuba guhimbaza Imana twebwe kandi hari wese biri imana uramukanda aho wari ugeze wamwe ukomeza kuzamura ibiganza
turakuruma urakwizera iteka ryose bino bana gira neza mwene data umuyobozi wa gahunda abavuga ijambo ryawe ubahumekere no w'abana we ubuzuze amavuta y'umwuka ubuzuze ubwiza bw'Imana mu izina rya Yesu kugira ngo tubashe kugirirwa neza nawe natwe twicaye nawe maze utugire neza twuzuze ishema n'umunezero uyu munsi ukazageza iteka ryose. Haleluya. Dukomere Imana amashyi. Taindi mana zingira naende sana ziyazanye imirimo ye gusangiza abantu ubutumwa fatanya natwe gusangiza abantu ubutumwa